twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Schedule Official, aho uhereye hose turagusuhuje. Niba utameze neza, Imana irakomeza kugufasha kugira ngo bikomeze bigende neza. Tubahaye ikaze. Aho uherereye hose turagusuhuje. Tugiye kugaruka ku kintu kigiye kubera hano mu Rwanda. Minisitiri w'Intebe yasabye kuba cyaza hano mu Rwanda. Ibintu ni ishema ku Rwanda, ni n'ijambo rikomeye muri Afurika. Tumenyereye ko ku bintu bijyanye n'umuryango w'abibumbye, tumenyereye ko ya miryango basa nk'abayigabanye, ugasanga ibyiza byose niho bibarizwa. Yewe ugasanga n'ingamba dufatira nazo zitugiraho ingaruka rimwe na rimwe, ariko tutabigizemo uruhare. Tugiye kugaruka ku muryango w'abibumbye UN cyangwa se Loni. Ni umuryango washinzwe ugamije kugira ngo urinde amahoro, ariko si n'ibyo gusa, ubamo ingeri nyinshi zitandukanye. Umuryango washinzwe kugira ngo ufashe gukemura ibibazo na bimwe biri ku isi, yaba n'umutekano, ubuzima, imibereho myiza, ibintu nk'ibyo. Tugarutse hano kuri UN, leta irimo iraganira n'umuryango w'abibumbye kugira ngo barebe ibintu bimwe na bimwe bimura, byaba bikaba byakemuka bikaza mu Rwanda. Ibintu bimwe barateganyishwa cyane. Umuryango ushinzwe impunzi n'ibiza cyangwa se ushinzwe impunzi cyangwa se hakaba hakimurwa hakaza bita OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Uno umuryango ushinzwe iby'ubuzima. HCR nishinzwe ibijyanye n'impunzi cyane, impunzi, ibiza, ibintu nk'ibyo. Noneho mu kwimuka k'uwo muryango hakomeje kugaragara cyane cyane nk'ahantu uri mu Burayi, cyane cyane ufashe nk'uyu muryango w'impunzi. Harimo ikibazo gihari mu Burayi by'uko hagaragaye ko haburaho miliyari 2.5 kugira ngo ubashe kwihaza mu byo ukenera. Kandi nanone bikagaragara ko aho amafaranga uba kuva biragorana. Abizi hari ibihugu byinshi byatangiye kujya byanga gushyiramo umusanzu wabo kuko babona hari byinshi bitabinozwa. Cyane cyane nka Amerika hari amafaranga menshi agiye igabanya gushyira muri UN, n'ubu hagiye habonekamo icyuho, bigatuma hari ibintu bimwe na bimwe bitabasha gukorwa uko byari byitezwe. Urumva rero hagati y'uwo muryango, kongeraho nuko uriya muryango wa OMS ushobora kongera ugahuzwa n'uyu muryango ushinzwe kurwanya sida, nawe ukaba wabumbirwa muri OMS. Bivuze ngo turamutse tugize amahirwe hakaba ishami rimwe rya UN riboneka muri ayo bishobora kuza mu Rwanda, bishobora kubonekamo inyungu nyinshi. Hashobora kugabanukamo amafaranga kuko u Rwanda rwiyemeje ko haramutse hajemo ishami rimwe muri ayo, cyangwa se akaba yaza yose uko ari abiri, ko bashobora gukuraho imisoro kuri ayo mashami yose ya UN. Urabizi ko aho yabaga yasoraga. Nk'ubu hari ishami ryabajyaga riba mu Busuwisi, yasabaga ibintu byinshi, express zabaga nyinshi, depanse zabaga nyinshi. Ariko hano mu Rwanda, muri Afurika byakoroha. Murabizi ko dufatiye nko ku muryango wa HCR, umuryango ushinzwe gufasha impunzi. Mu by'ukuri mu Burayi nta mpunzi nyinshi zahabaga. Wera impunzi baba barakira cyane ni impunzi zo muri Ukraine zirimo zirafashwa, kuko i Burayi nta mpunzi zihaba. Muri Aziya nta mpunzi zikunze kuhaba cyane, keke habaye ikiza kidasanzwe ntabwo bikunze kubaho. Muri Amerika y'Amajyepfo nabo si cyane, nabo bakunda guhura n'ibiza cyane cyane by'imitingito, ugasanga nabyo bitumye basubira inyuma cyane mu bukungu.
ariko inshuro nyinshi HCR yari ikwiye kuba yaza muri Afurika kuko niho hantu hakunda kuba ibibazo byinshi. Niho uzasanga impunzi bitewe n'intambara zibera mu bihugu bitandukanye, niho uzasanga bimukira benshi bahunga bava mu bihugu byabo bimuka bajya mu Burayi, bajya muri Amerika, bahunga bajya ahantu henshi hatandukanye. Bashobora kuba ari ibiza by'intambara, bashobora kuba ibiza by'imiyaga, imyuzure n'ibindi bintu bitandukanye n'imitingito. Ibintu byinshi bishobora gutuma impunzi zisanga aho zitakabaye ziri, bikaba ko HCR iziba hafi ikazitabara. Icyo kintu rero nari ishema ku Rwanda, kandi twibuke ko tugarutse kuri HCR nanone twibuke ko hari abanyarwanda benshi babonamo akazi. Hari ibihumbi byinshi bishobora kugabanuka mu by'abazungu hakiyongeramo iby'abirabura, abanyarwanda bakabonamo akazi. Abashomeri benshi mu gihugu, yego wenda nubwo HCR itakakira abantu benshi, ariko nibura hari abo bageza kubona akazi babaho neza. Tukongeraho OMS kuba yagaruka yaza ikaza icyiciro kigashingwa. Urabizi OMS yabaga muri New York, kuba ivuye muri New York ikaza igashingwa mu Rwanda ni inyungu zikomeye cyane, ko tuzi neza ko muri Amerika nta bibazo bikunda kugira by'ubuzima cyane ugereranyije no muri Afurika. Afurika tugomba kugira ibyorezo byinshi bikanatujegeza bikanadusubiza hasi cyane cyane mu bukungu tugasubira inyuma cyane. Twagiye duhura na COVID, tugiye duhura ibyorezo by'ibiguruka, kubera nubwo hari byinshi bitagerageje kugera mu Rwanda, ariko nibura twagejeje kubona ibintu by'ibiza kandi biraduhungabanya cyane by'ubuzima cyane. Ibyorezo byakomeje kuza biraduhungabanya cyane nk'Abanyafurika, yewe bamwe na bihugu bimwe bitangiye gusubira inyuma mu bukungu. Tubwire OMS iramutse ije mu Rwanda byadufasha cyane cyane ku buzima, byadufasha no ku bipimo by'imiti, byanadufasha cyane no kuzamura urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda, kuko ntekereza ko harimo abakozi benshi OMS yaha akazi mu Rwanda, bakabasha no kuba babona uko bakora n'imiti. Ubwo mu mari dufite cyangwa se tugite ishami yo muri UN, iyo abantu baje muri iki kigo bakazamo ari benshi, kuko ni ikigo gifite ubushobozi cyanafasha n'u Rwanda mu bintu bijyanye na Minisiteri y'Ubuzima. Ishobora kuba yafasha gukora imiti, gukora inkingo, ibintu byakora muri ko u Rwanda rwiri no kuganira n'ikigo cy'Abadage iyo bita AstraZeneca, niba nibuka neza AstraZeneca ni hafi aho, ariko ni uruganda rwo muri Germany, uruganda rukora inkingo. Urumva rero bari baganira ukuntu bajya bakora inkingo za mu Rwanda zigiye zitandukanye, inkingo za malariya, inkingo za mbese inkingo z'ibyorezo bijya biza sometimes ugasanga bihungabanyije igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu rusange ku isi. Rero ni ibintu bizagenda bikuzuzanya, akaba ari uko urwo ruganda rw'Abadage ruzafasha u Rwanda gukora inkingo, bikanadufasha ko na UN izadufasha kutubonera isoko. Urabizi ko izi nganda zikora imiti, UN igenda ikaguramo imiti muri izo nganda. Izo mu Rwanda rushobora kuba mu bihugu bya mbere bikoze imiti, kandi iyo miti bakoze ikazagurwa na OMS, ikabasha kwicuruza mu mahanga ahantu hatandukanye bitewe n'aho ikenewe. Urabizi ko twajyaga tugira ikibazo cya malariya, kandi malariya imaze iminsi mu bushakashatsi bwo kwishakira urukingo kugira iki kibazo cya malariya kirangire. Ubwo rero OMS ishobora kutubera umuyoboro mwiza wo kudufasha wo kunyuzamo imiti yacu tukajya kwicururiza mu mahanga mu gihe tuba twayikoreye hano mu Rwanda. Urabizi ko ibintu bijyanye n'imiti ni ibintu bihenze cyane kandi binagoye cyane no kubitunganya, kubera ko urabizi nko mu gihugu cyacu cyane nko muri Afurika muri rusange dufite ibintu byinshi twakoramo imiti, ariko dufite ibikoresho biteye imbere byo kuba twakora imiti myinshi kandi igezweho kandi ihangana n'indwara runaka. Urabizi ko ku bantu bize iby'ubuganga, iyo uruganda rurimo rurakora imiti ugomba no kureba ese umuti uje gukemura
nta kindi kintu uzatera umuntu uzakonsoma uwo muti, bakareba ingaruka, babona harimo ingaruka nkeya ukaba bawureka ugatambuka, babona harimo ingaruka nyinshi ushobora kwangiza byinshi cyangwa ko umuti bawureka. Ni inyungu ku gihugu cyacu nk'u Rwanda, ni inyungu ku bantu barimo bariga ibintu bijyanye na medecine cyane na farumasi. Ni ibintu bizabafasha kuba babasha kuzakora no kuba bakora ubushakashatsi bwabo bakabukora mu buryo buteye imbere bagendanye n'ibikoresho bigezweho. Urabizi ko OMS ubarizwa muri segiteri y'ubuzima igomba kuba yafasha abanyarwanda bacu kugira ngo bagire ubumenyi runaka mu buvuzi. Reka wenda sinisise mu magambo cyane, byinshi tujya tubiganiraho, tugira amahirwe tukabona ayo mashami yose aje cyangwa se rimwe muri ayo, tuzashima Imana kuri yose ni ingirakamaro. Ariko njye nakishimira cyane hajemo OMS n'u Rwanda rukabasha gutera imbere mu bintu byo gukora imiti, tukaba tubasha no kwicuruza mu mahanga ahantu hatandukanye. Murakoze, mugire ibihe byiza, ntawe utaha.